ngiye kubwira imijyi 5 yagaragajwe n'ubushakashatsi kandi no ku bantu mugenda ni ibintu mwahita mubona tutiye tujya no muri research. Umurwa wa mbere cyangwa se umujyi wa mbere ukomeye w'u Rwanda yumvikana ni Kigali. Niwo murwa wemejwe ko ari wo capital city y'u Rwanda kuva u Rwanda rwabona ubwigenge mu 1962 ku mpamvu zitandukanye yuko hari hagati mu gihugu kuba ya n'imiterere yaho kandi no kuba hari hamaze no kugera movement y'abantu benshi. Umuntu uri murasirazuba cyangwa mu ntara zitandukanye kugera i Kigali byakora kuruta umujyi wa Busenyi Nyagatare cyangwa Amajyepfo gasanga biragoranye kuhagera. Rero impamvu Kigali ari wo murwa mukuru wa mbere w'u Rwanda nuko ni umujyi navuga ngo ufite ubukungu bukomeye n'ishoramari rikomeye. Urugero niho usanga stade zikomeye niho wazisanga, presidence niho wazisanga, ikibuga cy'indege, ibibuga by'indege bikomeye niho wabisanga. Ibintu byose bikomeye, ibikorwa remezo byose bitangaje wabisanga Kigali. Kandi sije n'ibyo ni naho hari imibereho ifatika kurusha ahandi hose. Okay, simvuze ko nandi atabuzima ariko Kigali n'ikimenyimenyi nuko hari movement nyinshi y'abantu, niho hantu ushobora gusanga intara zose z'igihugu ndetse n'abanyamahanga. Urumva rero ko bibwaje birivugira ko ari umujyi wa mbere ukomeye bitewe na movement ihari. Umujyi wa kabiri ukurikira Kigali ni umujyi wa Huye. Huye navuga ko ni umujyi nawo ugiye ufite ibikorwa remezo byinshi, hari stade, hari n'ikibuga cy'indege gitoya, ntago wenda ari kiri international ariko kirahari gito, ariko hari stade navuga ko ari stade iri ku rwego rw'igihugu, stade ya Huye murayizi. Ariko ikintu hazwiho cyane kurusha ahandi hose nuko ari umujyi w'uburezi n'ubushakashatsi. Niwo mujyi wa mbere wagiyemo kaminuza ya mbere nkuru y'igihugu, iriya kaminuza ya UR, niho hantu hambere hagiye kaminuza. Ni ukuvuga ngo niho hantu hambere mu burezi n'amashuri akomeye. Burya kera wayasangaga hariya muri biriya bice mu majyepfo yaga, ariko by'umwihariko Huye. Rero kandi ikindi hakaba umujyi w'ubushakashatsi, burya haba amavuriro akomeye no kuba hari aya kaminuza y'ama arts, ama social science. Navuga ko hanabera ubushakashatsi butandukanye. Na kandi karere cyangwa se undi mujyi wasangamo ibikorwa by'ubushakashatsi byinshi nko mu mujyi wa Huye. Iyo niyo mpamvu navuga ifatika. Umujyi wa gatatu ukomeye mu Rwanda ni umujyi wa Musanze. Musanze ni umujyi n'ubundi ni umujyi uri mu karere n'ubundi ka Musanze, ukaba uri mu ntara y'Amajyaruguru. Musanze rero ni umujyi uzwi ku bukerarugendo n'ubuhinzi. Nivuga ubukerarugendo ubwo muhita mwumva yuko hariyo ingagi n'ibirunga. Ibyo byo ubwabyo ni ibintu bita byumvikana. Nta handi hantu mu bice by'u Rwanda wasanga ibirunga ndetse n'ingagi, uzisanga hariya muri biriya bice byo mu Majyaruguru Musanze. Rero Musanze niho hantu havuga ngo hari tourism iri ku rwego rw'ejo, kandi n'ubuhinzi cyane cyane bw'ibirayi bitewe n'imiterere yaho n'ubutaka bwaho. Cyane cyane njya nkunda kumva bavuga ibirayi, hakunda no kwera ibirayi cyane. Rero Musanze niwo mujyi navuga ngo wa gatatu kubera ko ufite ubukerarugendo buri ku rwego rwo hejuru ndetse n'ubuhinzi buteye imbere kandi buri large scale. Umujyi wa kane ni umujyi wa Rubavu. Rubavu ni umujyi uri mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Rubavu ni umujyi uzwi ku bukerarugendo bitewe n'uko hari ikiyaga cya Kivu. Kivu nicyo kiyaga cya mbere kinini kiri mu Rwanda gikurura n'abantu benshi kurusha ibindi biyaga byose. Muzi hari aho hose bita ku mucanga, ibikorwa bihabera, hari ama business menshi ashingiye ku mazi, uburobyi, nuza business ya water transport, hari na water transport, hari ibikorwa byinshi bibera ku mazi bitewe na kiriya kiyaga cya Kivu. Ibyo nabyo bikurura ubukerarugendo bwinshi, byaba ari abanyarwanda bavuye mu gihugu bagiye Rubavu cyangwa se abanyamahanga bavuye mu bihugu byabo bagiye Rubavu. Umujyi wa gatanu ni umujyi wa Rwamagana. Rwamagana n'undi ni umujyi uri mu karere ka Rwamagana, n'undi mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu ni umujyi uzwi ku buhinzi n'ubucuruzi cyane bitewe n'imiterere buri mu Burasirazuba, hafite ukuntu hafavoreza
ubuhinzi, nivuga ubuhinzi mu buhinzi cyane cyane bw'imbuto n'imboga. Buriya Rwamagana ku bantu bazi ari amasoko ari hariya za Ntunga, za Nyagasambu ntabwo ndi sure ariko ni muri Rwamagana ndakeka, ngira ngo ku bantu bahazi, muhazi hari imbuto cyane, mukunda kubona imineke iki n'imboga, ni umujyi ariko none uteye imbere cyane kuri ibyo bintu. Hari ubuhinzi n'ubucuruzi bw'ibiribwa cyane niko navuga, kandi no kureba muri biriya bice nka za Buswahilini ni agace, ni umujyi navuga ngo uteye imbere. Mwakoze rero cyane kudukurikirana. Iyo niyo mijyi navuga ngo 5 ikomeye mu Rwanda, na nyuma yaho wenda tujye dutondeka mwagenda mubona indi, ariko iyo niyo mijyi iri main 5 nababwiye igihugu cy'u Rwanda. Niyo nabwiraga ngo u Rwanda ruri mu nzira y'amajyambere, ariko ntabwo bivuze ko turi mu nzira twagera ku bintu bimwe na bimwe. Byinshi twabigezeho, ahubwo ntabwo twari twanyurwa, dufite byinshi dushaka kugeraho, kugeza igihe tugize imijyi myinshi, za Nyagatare zigahinduka imijyi, za Ngororero zigahinduka imijyi, ahantu hose, ku buryo ibikorwa remezo wasanga Kigali wabibona n'ahandi hantu. Niryo terambere twifuza. Murakoze, dukomeze gushyira imbaraga mu kubaka u Rwanda twifuza. Vision 30, Vision 50 izasange tumeze neza, dufite ibintu byinshi twagezeho. Mwakoze gukurikirana mu Rwanda TV, ukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro birimo amahirwe nk'aya ngaya. Bino ni ibiganiro bigufasha kumenya amateka, ukamenya ndetse n'ukuntu igihugu kimeze, n'amahirwe hari, n'ibyo ushobora gushoramo amafaranga, n'ibyo wakora. Mwakoze, ngeneye ngo amafaranga.